twongeye kubasuhuza mu inshuti bavandimwe bakunzi ba Pi Network aho muri hirya no hino ku isi. Tubasuhuje tubaha ikaze muri update nanone za Pi Network. Aha tuzanye rero inkuru nziza y'avantage ku bantu bafite Pi. Mwegere hino mutera agatebe tuganire. Yes, hari ikintu Pi imaze kongera gusetingamo ariko buri wese azakibona. Hari avantage imwe mperuka kubabwira nti hari ibyiza Pi biri dutegurira bandi nyine umuntu aba yicaye aho ngaho gutyo atagira ikindi amenya, ntago wakwirenganya, ariko amakuru abonetse tuyasharinga gutyo. Pi bari kuyikorera uburyo, kuyishakira clientele ku buryo ikintu bita banki. Umuntu ufite Pi wese azaba ari wanted, ari biliyoneri, afite icyo bita zahabu. Pi ni zahabu kuri wowe. Pi ni zahabu kuri wowe. Pi bari gukora uburyo Pi izajya yifashishwa n'amabanki mu kuba aba pioneers bafite banki, bafite Pi bazajya bazajya banki ibakenera ngo ibabikire za Pi ya noneho banki y'ubwayo ikore icyo bita gutanga lone cyangwa se gushaka gutanga lone ku bantu bakeneye Pi, nk'uko batanga credit muri makeya. Bivuga ngo wowe ufite Pi bizajya bigenda bite rero? Wowe ufite Pi, banki izajya izikubwire ngo duhe Pi runaka tuzikubikire, tujye tukungukira aya n'aya kuri to ingana gutya. Niba ari to ibiri ku mwaka mugukana negotiatinga, niba ari icyo ayo bagomba kuguha ku mwaka bakagenda bayadivizamo buri kwezi, ukajya ugira icyo ubona banki ibitse za Pi zawe. Uri kucyumva? Hanyuma ubwo zimwe banki ikubikiye rero nayo ubwayo izajya izicuruze, izitangaho credit nka kwa kundi ujya kwaka credit kuri banki ikaguha amafaranga y'abandi, mukumvikana taux d'intérêt uzajya ubungukira. Yes, bikagenda gutyo. Babizi ko banki ntigira amafaranga, ahubwo ikusanya ni ihuriro ry'abakenera amafaranga n'abayabitsa, gutyo irabika ikanaguriza. Ni avantage. Fonction za banki ni nyinshi, ariko urumva yakira abantu baje kubitsamo amafaranga, ikifashisha amafaranga babikije, wowe ukaza ukeneye amafaranga bakayakuguriza bitije ku mafaranga y'umukiriya wawe hasize, mukumvikana inyungu uzajya ubaha, bakagutira ayo mafaranga. Noneho rero Pi bazajya nazo bazibikwa na banki, hanyuma banki izitangeho credit ku bantu badafite Pi. Muzi ko badafite Pi ari bo benshi ku isi. Hanyuma ni nk'uko umuntu agura gold, agura zahabu, ukaza ukagura zahabu muri banki, yes, ukayibika gutyo. So n'abandi rero nabwo uzajya uzana amafaranga Pi, noneho uze kuyigura muri banki. Uzajya uzana amafaranga hanyuma uzigure Pi muri banki. Banki izajya ibifite igiciro cyayo n'abandi gutyo muri makeya. So urumva ko abantu bajyanye n'aba pioneers, abamambure ba Pi Network, urumva isoko murimo mushakirwa na core team ntago bicaye muri makeya. Nibyo twavugaga, n'abantu barimo bashakira
isoko rirambuye ku buryo nta muntu ufite payi uba ukiri mu rwego rw'uruhombero, ahubwo ni umuntu uba wararenze uruhombero ku bijyanye n'imibereho ahazaza yiwe, haba harakemutse. Niba uri umupiyoniyazi, niba ufite payi, aho ugera hose jya wigurira akantu umenye ngo ufite ubutunzi bukenewe n'uwo ari we wese kamemo. Yes, ngayo nguko, izo ni zimwe mu maelema agize ubukungu abapiyoniyazi babibitseho kandi butava kure. Isaha n'isaha muzumva ifirimbi ivuze, ubundi mwebwe muzahita mubona ibintu byikoze nta kindi. Yes, ni bimwe muri ibyo ngibyo. Navuga kuri ibyo bijyanye no kuba banki izajya yo ubwayo ifata ya mafaranga yawe, za payine zawe ikazikubikira, hanyuma ikakubwira amafaranga izajya ikungukiraho ku kwezi, ku mwaka. Yes, hanyuma ikaza gufata nanone za payi wayihaye ikazigurisha abandi bantu nanone. Yes, ikazigurisha ku bandi bantu, nko kugurisha zahabu. Wowe uzajya uzisitoke